Zamo TV. hanyuma iyo bakubwiraga ko saa sita z'ijoro wowe watambanye nawe urumva niba bambwira ati intama saa sita ijosi rigomba kuba rivuyeho saa sita zuzuye, ubwo izo saha nyine zabaga isaha n'isaha hariya utindiganya icyo washakaga cyangwa se amasezerano ukamenya ngo urayishe. ubwo urumva birasa n'iby'uwo nguwo, kuko urumva we yaraguye ariko ntihutira kujya kwa muganga kandi bavuze ko yari arembye, ahubwo bamujyana bahatana bajyana he, bahatiriza ngo aze ngo barebe ko umuntu aza gushyira akagira ubuyanja bwo gusinya ya masezerano. harimo tena ibyo rero urumva ni amasaha, ubundi ni amasaha yaburaga niyo yari ari mu gusiganwa nayo. bivuga ngo nkawe wabaye muri biriya bintu uzi uko bikora, urabona ko urupfu rwa Gogo rushobora kugira aho rwahurira na biriya bintu cyane cyane rwose byo gutanga, hariho nka 80% kuba byaba bifite aho bihuriye, kuko ruriya rupfu nyine ni urutunguranye. na biriya rero n'iryo tungo najyanaga ni urugero, ryabaga ari itungo rizituwe aho mu rugo, ariko kubera iki ya jugujugu, ubwo imodoka nari gukora n'impanuka nkavamo ngakomeza kugira ngo ya saha itancika. isaha twabonye ko hari itorero ryari ryamutumiye, ndetse umuyobozi waryo umubishopu wari uyoboye iriya torero muri Uganda nawe yaje kumushyingura, ndetse yanisobanuye avuga ati hari abantu bo kuvuga ngo ninjye namutanzemo igitambo, ariko twabonye ko hari habaye ibitaramo bigize iyo kampani. Wenda ayo masezerano njye ntabwo nigeze nyamenya, kuko gusa namenye ko hari ubundi butumire yabonye, hari amasezerano bari musinyane, bivuga ngo hari ikindi kigo cyari cyabonetse kimusinyisha amasezerano, hakaba ari cyo cyaba kiri inyuma y'urupfu rwe se, wenda mu buryo buri inyuma y'amarido. urumva icyo kigo kizwi n'uwo mupasitori, ntabwo abizi, ariko wenda arabizi, ariko umunsi wari umwe, kuko iyo baba batabiziranye ntabwo umunsi wo gusinya amasezerano wari buhure n'umunsi uwo mupasiteri yariho muririmbishe. wenda ngenda ndakeka ko nimba hari ikigo cyari cyanabonetse ko kigomba ubwo dusoze ko ikigo cyaporofitiye he muri bya bitaramo, uyu muntu wenda, ariko ibyo bitaramo byari bifite nyirabyo, wenda abamanaje nibo wenda baba baramenye ayo makuru, bari bashinzwe kumugira inama n'inyungu zabo. urumva just manager ni umuntu ugomba kugushakira iki, amasoko, akamenya ubuziranenge bwa ya masoko, akamenya n'inyungu izava muri ya masoko. none manager uri kumbwira ko ntabyo yari azi ko hari abo bantu bari bumusinyisha amasezerano? yari abizi ko bahari, yari afitanye na connection n'uwo mupasiteri, n'uwo Gogo bati Gogo rero nawe ukubonera ikiraka twagiye. urumva Gogo hari noneho wenda abamanaja urumva bo bashinzwe kumenyera inyungu zawe, ku buryo n'undi uje ugushaka wese mugomba gukorana, nyine manager ni nawe sekereteri w'ubuzima bwawe, ubuvugizi ni ariko ntabwo agenda umva abamanager tutabashyira ko bafitanye isiri wenda n'izo mbaraga zindi, kuko bo wenda urumva nimba habonetse icyo kigo tuvuga ati noneho turashaka uyu muntu tumusinyishe, tujye tumukoresha dukorane, yajya twamamariza gutyo uzi ko akenshi ariko bigenda. manager ntabwo bo baba bazi ko hari izindi mbaraga ziri inyuma zishaka gutwara ubuzima bw'umuntu. icyo kintu kibaye cyaranabayeho, kuko wibuke twe ntabwo turi kuviva ngo baramutanze 100%, turi gutanga nk'ingero kugira ngo wumva yumve usesengura agira uko asesengura mu buryo bwe, twe ntabwo turi kubibashyiramo kuko ntitubizi, yarapfuye nk'uko natwe twapfa, tuzajyayo hariya niba twese. ariko manager ashobora kuba atanabizi niba byaranabayeho ko bamutangiye, ariko akaba we yarakurikiye amafaranga, kuko amafaranga twese turakunda, ahubwo bikabamo ibibazo manager atamenye, ariko byatwaye iki, ubugingo bw'uriya mwana. kuko twibukiranye ntabwo watamba umuntu wabaga muri biriya, reka da, ubu nkanjye kuva nabivuyemo ntabwo bigakunda,
ariko mbere nk'ibirimo ntabwo wantambaga bikunda kuko ni nko kujyana, ni nko kuvuga ngo ugiye kwa muganga ujyanye ibinini kandi barabyifitiye. Ukimara gutanga ripoti muri bari abantu bose bapfa babibayemo, apfa ari uko yabivuyemo, ariko twagiye tubona ashobora gupfa yatandukiriye, ashobora no gupfa yabivuyemo kubera ko yamaze gushwana nabyo nyine. burya batamba umuntu utabirimo, ntabwo watamba umuntu ubirimo ngo bikunde. Ntibyakunda, ntibibaho. Umuntu udukurikira n'uzakubwira ngo runaka baramutambye uzavuga ngo ntabwo yabibagamo. Abaye yabibagamo ahubwo hari isezerano aba yangije, bakabona nyuma yaho hari ibindi ashobora kuzakora bibi bakamuzana, cyangwa se ashobora kuzamena ibanga bakamuzana bakamwiyegereza. Uriya muntu wapfuye gutyo aba agiyeyo bamubona ari muzima, nibwo uzumva ngo habaye abaseriveri, ngo habaye aba protocol, ibintu nk'ibyo. Urumva niyindika hari abantu baba batabyibaza, ariko biba bifite ibanga rizimbye. bishatse kuvuga yuko byanze bikunze umuntu ugomba kugira, ni gute ubundi wagira amakenga, tuvuge uri ikinyamakuru, umuhanzi nka gutyo, umukinnyi wa filime, ibigo nk'ibyo bikorana n'izo mbaraga biragufashe, ni gute wagira ayo makenga? turagira ngo ugire inama abantu bose bumva ikinyarwanda. Abantu, ni gute abantu bagira amakenga? Umuntu ashobora kuba yagira amakenga mu kuba izo mbaraga wahora, mbega ushobora kuba uzirinda, uburyo bwo kuzirinda. Banza umenye ngo icyo kigo mugiye gusinyirana nacyo, ibyo bintu byaratangajwe kugira ngo nunagira ikibazo muri icyo kigo uzakurikirana. Tayari ugasanga ibyo bintu ngo ntibiratangazwa, wowe ugiye gusinya mbere y'uko bitangazwa. Ese bakwambuye waregayo? Ugomba kugenda mu buryo bwatangajwe, kubona ko habaho amategeko. Twibukiranye ko ikigo niba kigiye kugusinyisha, sibyo, kikagusinyisha mu buryo buzwi, uzagira kirengera. Apana kuvuga ngo wambutse ugiye kuririmba. Ese reka nkwereke, abaye niba yari yasinyishije ko agiye kuririmba muri Uganda, icyo kigo iyo kimwuriza kigahita kimujyana nka Canada, Amerika n'ahandi, yari bwishime ngo agiye mu bindi bihugu, ariko atazi ngo ngiye kugira gute. Bivuga ngo amakenga abantu bakwiye ku buryo bwo kugira ngo twaburira abantu, uburyo bwo kugira ngo abantu bagire amakenga. Banza usenge umenye igisubizo cy'ibyo bintu, were kwihuta ngo nabonye abantu bankeneye bari inyuma y'igihugu. N'uwo mupasiteri ngo washinze urusengero mu Rwanda, murabyemerewe kuzishinga no mu Rwanda. Urabyemerewe kuza mu Rwanda ukavuga uti, ubwo niba hari umwadeperi ukabwira adeperi uti uyu mukristo wanyu agiye, mujyanye mu gitaramo. Wimujyana nk'umwibye ngo umujyane kuri telefone, kuri kominikasiyo yawe na manager. Manager ntabwo ari mubi, ahubwo ikibazo ni icyo twe twiyumvamo. Twiyumvamo batubwira ibintu ngo yego ni hanze, twagiye tubanze twikuremo ijambo ngo hanze. Twumve ko iwacu ariho hantu hari amahoro n'umutekano. Dusatira umusozi. Wagira inama abantu ndetse unagaragaza uburyo urupfu rushobora kuba rwahurira n'imbaraga z'ikuzimu. Byashoboka cyane. Hanyuma uyu munsi wa none, ni iki ushobora kubwira abantu wenda baba bafite amashyushyu yo kujya gukorera hanze? Nagira ngo mbabwire ngo hanze harahanda. Twese ntabwo ari uko tutabaye hanze, nta nubwo wenda ari uko tutarakandagirayo, kuko n'ubu ku izi saha mbafite abantu benshi. Yego nababwiye ngo nanjye mfite abo bantu bo muri ibyo bihugu bagiye bareba ibiganiro nakoze, bakareba n'uko navuze Bibiliya cyangwa se uko
natangaje ibibi bya satani cyangwa se n'iki, ariko nkabona barampamagaye uzaze ku rusengero iwacu, uzaze hano muri kuba ntaragiyeyo ntabwo ari uko nagira management mu mutwe, nta nubwo ari uko nyoboye yuko ahandi haba amafaranga, ariko no mu Rwanda arahari make kandi meza. Bivuze rero nuzajya ugenda uzajya umenya ngo ngiye muri ibi, niba uri usenga ubisengere, niba uri umuhanzi ugenda ariko uzi ngo ugiye mu buryo ufiteho connection, baguhaye amakuru ko abantu mugiye gusinyirana abasinyiranye nabo bagira amahoro n'amahirwe. Ni uwo mwanzuro kuri ako kantu. Bakunzi rero reka dushimire Ganza, ari nako dukomeza kumurarika kugira ngo n'utaha twongera kumutumira. Hari byinshi afite yaganiriza abantu bagakomeza kugenda basobanukirwa na buriya buzima yabayemo, ariko tubisanisha n'ibindi tugenda duhura nabyo. Ganza, Imana iguhe. Mwakoze cyane n'abadukurikiye bose, Imana idahana umugisha. Shalom. Amen. Amen.